Uwiteka Mana ikomeye yuzuye urukundo rwinshi kuruta uko tubasha kuruvuga no kurwiyumvisha muri twe. Nyemerera wakire amashimwe menshi yuzuye mu mutima wanjye. Wakoze byinshi kandi byiza ntabasha gukurikirana mu magambo yanjye. Ariko igisumba byose ni urukundo rwawe kuri jye rwatumye utanga Yesu, ngo aze amfire ku musaraba i Gologota. Mana yacu ndiho kuko uriho ukaba mu ruhande rwanjye nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo Uwiteka atabaye mu ruhande rwanjye, ababisha bacu batumarira bunguri. Mu mwaka utambutse 2024 Mana wabaye mu ruhande rwanjye hamwe n'abanjye, bituma ababisha bacu batabasha gutumira bunguri. Mana yanjye ndakwinginze ukomeze ube mu ruhande rwanjye no muri uyu mwaka 2025. Ukomeze ube mu ruhande rwa bene data, ukomeze ube mu ruhande rwa buri muntu wese mwami turimo gusengana muri kano kanya, ube mu ruhande rw'umurindi b'Imana. Data wera wo mu ijuru, ndaje muri isengesho guhigura umuhigo w'amashimwe yawe ku buzima bwanjye, kuko aho niho imbaraga zanjye zituruka. Wandinze kuba umuhigo ndetse n'umuhigo w'abagome bose, wandinze kuba umuhigo w'abarozi, wandinze kuba umuhigo n'umuhigo w'abapfumu, wandinze kuba umuhigo n'umuhigo w'abakonikoni Imana, wandinze kuba umuhigo n'umuhigo w'abicanyi ndetse n'abandi babeshejwe n'ibitambo by'ikuzimu. Ndagushimira ko wandinze kandi ukandindira umuryango, ukandindira inshuti, ukandindira abavandimwe, ukarinda abaturanyi banjye Mana. Yo ndagushima mwami wanjye, kuko atari wowe mba narabaye umuhigo n'umuhigo mu menyi yabo bose. Ariko ndagushima ko waduhaye Yesu, akaza ngo isi agatanga ubuzima bwe kugira ngo mbeho, akazuka kugira ngo mbone ubugingo bwuzuye kandi bwuzuyemo kurindwa kwinshi. Watanze Yesu ngo abe igitambo kimwe rukumbi ku bwanjye mwami. Bityo rero nta mugome wantamba, ahubwo ushatse kuntamba wese sijya ugaragara mu mboni ye, ahubwo ni Yesu ugaragara muri jye n'amaraso yantwikiriye abwira abagome ngo ntibukoreho. Ndagushima Uwiteka mwami Imana yanjye kumpumeka. Ndagushima ko wandinze kuba inzererezi. Ndagushima ko wampaye kukumenya. Ndagushima ko wanshyizeho ikimenyetso cyawe ku ruhanga rwanjye. Ndagushima kuri buri muntu wese urimo gusengana nanjye muri uyu mwanya. Mwene data kandi muvandimwe urasenga kuko uriho ukaba winjiye muri uyu mwanya muri muzima. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ishimwe yo yakurinze, none ukaba urimo gusenga uri muzima muri uyu mwanya. Ndagusengeye cyane ngo uyu mwaka ukubera umwaka w'amahoro n'umugisha, uyu mwaka ukubera umwaka w'intsinzi muri byose, uyu mwaka Imana ikurinde indwara, uyu mwaka Imana ikurinde ubukene no gusuhuza umutima, uyu mwaka Uwiteka Imana yo mu ijuru kurinde inzara, Uwiteka gukureho umuvumo w'ubukene, Uwiteka kwiyegereze cyane mumenyane kurushaho, akuyobora inzira ikwiye. Imana yo mu ijuru ikurinde ari n'umuryango wawe ndetse n'abo ukunda bose. Ababyeyi bawe barindirwe mu Uwiteka umwami Imana, umutwari wawe abundikirwe mu mababa y'Uwiteka. Ndagusengeye ngo Uwiteka kurinde urugo, arurinde ibiza, arukuremo intonganya n'amahano yose, akuremo ibitero by'abadayimoni bishaka kugusohora iwawe ngo biguhindure inzererezi. Akubite hasi bihagurukiye kurwanya urugo rwawe byose, akubite hasi bihagurukiye kurwanya umufasha wawe ngo bitatanye umuryango. Uwiteka aho urugo rw'amaso y'umwuka wera, kugira ngo mushobore kubona no kurwana intambara nziza zuzuyemo gukiranuka no kubaha Imana kuzuyemo imbaraga ziva mu ijuru. Uwiteka kubere maso ibihe byose. Imana yarawe mu ijuru ikurindira urubyaro, Imana ikurindira abana ibiyobyabwenge by'ingeri zose, abadayimoni bo kuzerera batsindwe mu izina rya Yesu, abadayimoni b'ubutinganye batsindwe mu izina rya Yesu, abadayimoni b'ubusinzi batsindwe mu izina rya Yesu, abadayimoni bo kwigira ibyigenge no kutumvira batsindwe mu izina rya Yesu. Uwiteka guhera abana ubwenge, ibyishyira hejuru kubarwanya byose bitsindwe mu izina rya Yesu. Imana ibakore ku bwonko bige bamenye kandi bagere kure mu iterambere. Uwiteka kure mu nzira ibyashaka gufunga inzira zabo z'umugisha zose. Imana Uwiteka Imana yo mu ijuru akubite hasi, ashwanyaguza ikintu cyose cyashaka kutambamira abana bawe, ikintu cyose cyashaka kurwanya ubuzima bwabo cyose kive mu nzira mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru, Imana yari kurindira abana amaso y'abicanyi b'ingeri zose, ari abica umubiri, ari abica ubugingo, bose baburizwemo, imigambi yabo ihinduke ubusa, imitego yabo ifata ubusa. Abana bawe Uwiteka barinde gukinduka,
Uwiteka bahaze uburame, babeho kugira ngo bazavuge ubwiza bw'Imana no gukiranuka kwayo. Bazabeho ntibazapfe kugira ngo bazatangarize amahanga yose gukomera kw'Imana n'imirimo yayo mu buzima bwabo. Ndagusengeye nawe mubyeyi ngo Uwiteka kurinde, azaguhe kubona abana bawe, abuzukuruza n'ubuvivi bashima Imana, azaguhe gukikira abagukomokaho. Uzabona abakobwa bawe bakorera Imana, bashyingirwa mu bukwe bwiza bw'icyubahiro, nawe utamirije ikamba ry'umunezero. Imana izahe abakobwa bawe gusohokera mu mbyino z'abanezerewe. Imana izabubakira ingo nziza zuzuyemo gukora kw'Imana. Abahungu bawe ndabasengeye ngo bahinduke abagabo b'imbaraga n'ibigango, buzuye kwera no kwirinda, buzuye imigabo n'imigambi, abagabo beza bahesha Imana icyubahiro. Ubusore bwabo bushimisha Imana kandi buyihesha icyubahiro. Uwiteka baremera abafasha babakwiriye by'igihe cyose. Ndasenya imyuka mibi yose yashaka kuvangira amahitamo yabo. Ndirukana abakobwa n'abagore b'imivumo mu buzima bw'abahungu bawe, mu izina rya Yesu rifite ubutware, ububasha ndetse n'ubushobozi. Uwiteka bareme mu mutwe ukomeye w'ingabo za Kristo Yesu. Uwiteka kuri indwara mu rugo rwawe ndetse no mu muryango wawe aho uri hose. Indwara za karande zirangira aka kanya urimo gusenga. Kanseri, hypertension, diabete, ubugumba, indwara z'ibifu, imyijima, ibisazi, indwara z'imitima, izibasira amaraso, ubuheri, izibasira imikaya, indwara z'imitsi, ubwigunge, agahinda, izibasira imisemburo y'umubiri wawe, zose zihunge kandi zihungire kure cyane, zishye zishireho. Akira guhumeka neza. Indwara zibasira imyanya y'ubuhumekero nizikurweho muri aka kanya. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo imyanya yawe y'ubuhumekero ikore neza akazi kayo muri aka kanya. Wowe uhumeka nabi subizwamo imbaraga. Hagarara wembe ibihaha byawe bitungane. Subirana ubuzima kandi buzira umuze. Uwiteka Imana yo mu ijuru ibyumve kandi itabare buri wese turimo gusenga n'aka kanya. Uwiteka kumvire mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye wowe ufite umutima wuzuye intimba n'agahinda kenshi. Uwiteka guhumuriza, gusubizemo umunezero n'amahoro Satani yakwibye. Imana y'amahoro yuzuza ubuzima bwawe, iguhumurize. Umwuka w'Imana yo mu ijuru uhumuriza, akuzeho, akuzure kandi yuzuze aho harimo hacagase hose. Mwami Yesu wahawe ubutware bwose ku byaremwe byose, harimo n'iyo myuka mibi ibujije mwene data amahoro. Ndakwingize ngo uyicecekeshe, uyitegeke imuhunge, asubirana amahoro atangwa nawe aturuka iwawe. Kora kuri uyu mutima uwuhumurize Mana. Uwiteka gukoreho, akuzuza umunezero. Uwiteka ntakureho gusa, ahubwo anakwibagiza ibyo byose biguteye ubwoba. Intimba ndetse n'agahinda biveho. Imana izana ihumure ridashira mu buzima bwawe. Uyu mwaka Uwiteka kwagure mu mpande zose. Agushumbusha ibyo wabuze nk'uko ijambo rye rivuga ngo azatwishyura ibyacu inzige zariye, ngo ndetse azadukubira kabiri. Ndasenze ngo urisezerano risohore mu buzima bwawe. Ibyo wabuze, ibyo wibwe, ibyo wataye ku mpamvu nyinshi zitandukanye, Uwiteka Imana ibikugarurire kandi byikube kabiri mu cyubahiro cye, kugira ngo uzazamura amashimwe afatika azatuma benshi bamenya ko Imana ikomeye kandi ari ihumuriza, ihoza, ikura hasi igashyira hejuru. Uwiteka ahanantura ibyishyira hejuru byose kukurwanya no kurwanya umugambi wayo, umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu rikomeye ryuzuye ububasha n'ubushobozi, ngusabiye ibyo byose kandi ndabyizeye ko Imana izabikora. Akira, 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 akira Imana y'amahoro ikuzuze. Akira Imana yo gukiranuka ikugirire neza. Imana yo gukiranuka ikurinde impande zose. Imana yo gukiranuka ikurinde ibyo byose biguhiga. Imana yo gukiranuka ikurwanira urugamba rukomeye. Imana yo gukiranuka ikujya imbere ahataringaniye haringanize. Imana yo gukiranuka ifunga imiryango ipfuye imbere yawe, igufungurira imiryango y'umugisha. Imana yo gukiranuka ikuzamura igushyire hejuru. Uyu mwaka uzaririmba amashimwe y'Imana, uzavuga intsinzi y'Uwiteka yabonetse mu buzima bwawe. Imana yo mu ijuru ikugendere, igendere ubuzima bwawe.
yo igenderere abantu bose baguciye mu maso, bakubereye umugisha n'abatarakubereye umugisha, bose Uwiteka Imana abaha umugisha. Kandi Uwiteka aguhuze n'abamarayika b'umugisha. Uwiteka kunyuze mu nzira irimo umugisha wawe, akurinde kunyurana n'umugisha wawe, akurinde guca ukubiri n'umugisha wawe. Ukuboko kw'Imana kukuzeho, umwuka w'Imana kuzure. Imana iguha amaso y'umwuka, ubashe kubona imirimo n'ibitangaza byayo mu mpande zawe zose. Imana yo mu ijuru iguha amaso y'umwuka, iguhe gukiranuka bikwiriye. Umwuka wera w'Imana kugenderera kwigisha igikwiye. Uyu mwaka uzabona Imana mu buzima bwawe, uzabane na Yesu wirinda. Yo Imana yo mu ijuru igufashe kuva mu byaha kandi kugirire neza, ikurinde impande zose. Ndagusengeye, Imana iguha umugisha, Imana iha umugisha abawe bose, Imana iha umugisha urubyaro rwawe n'abana bawe, Imana iha umugisha ibyo ukora byose, kandi ibyo werekeje umutima byose Uwiteka abiha umugisha. Imana ibi ya mbere mu buzima bwawe, Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo, icyubahiro cyawe kigaragare mu buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusengeye, amen. Mana ushimwe, habwa icyubahiro. Ni wowe Mana y'ukuri, ni wowe Mana yo gushimwa no guhimbazwa. Ndagushima kudukunda Mwami, ndagushima ko waturinze iki gihe cyose Data, ndagushima ko n'ubu uri kumwe natwe Mwami w'abami. Ndagushima Data, uduhe kugendana nawe intambwe ku yindi, uduhe kubona ubwiza bwawe, uduhe kubona urundi ruhande rwawe tutari tuzi Mwami. Utwigishe kwirinda Data, uturinde kuva mu byaha no kubivamo burundu. Utwigishe Mwami twigire ku birenge byawe, utwigishe kugendana nawe no kugendera muri wowe, utwigishe gukubaha Mwami w'abami. Kandi wakira amashimwe avuye ku ndiba z'imitima yacu, kubwo kundinda, kubwo kurinda uyu mwene Data. Warakoze Mwami w'abami, Imana yo mu ijuru ndayishima ko yakurinze, kandi ndayishima ko nanjye yandinze. Izina ry'Uwiteka Umwami Imana rishyirwe hejuru, mu izina rya Yesu Kristo, amen.